nkaho uvuye ngaho n'ibibase n'ibitambaro bitamesha agaciro ibi bintu kuva ryari kuza nkahera inyuma y'inzu si yanjye ariko ngomba gukora muri uru rugo ngiye gucuruza gize ibiki nzajya nirirwa nicaye hano mu mpera tunagiye bari two nakira mpande wabuze iki guhera ku wa mbere kugera kwa kane mwambika tubugiranye abana 5 ubu ngubu nibwo urimo kwiga uburanye kandi kiriya kigari cyawe ariko wa mugabo nzakora iki kumva ngo ndicara hano mbwira ngo fate sense ndashaka kugura amavuta ahenze nk'abandi bagore bite nicyo washyize imbere ubusa ukoreye angahe ko jewe nahereye ku mwana wa mbere narakumenyaga ku mwana wa kabiri narakumenyaga ubu ngubu nibwo ushonje ubu nibwo ubuze amavuta ariko papa kwize nganyereka yavuye gukorera yampereze hano ejo sinzongeye kurenga umuryango kuva ryari unyishyuza igihe tumaranye ubu ngubu nibwo ubonye kunyishyuza rero guhera ejo ibi bibase sinshaka kongera kukubonana nabyo uri kumva kigabo kubera iki ntabwo bishoboka ntabwo uzajya imanga ku munsi 200 se yambara iki muri uru rugo n'abana 5 barira ntabwo uheruka no guhaha njye nakubwiye amafaranga nzajya nkuhereza amafaranga 500 njya buri munsi asimbura ibyo bintu wari ugiye kujya ubundi se wunguka ngahe njyewe nunguka arenga 500 wayo noneho guhera mu gitondo kugira mbikwereke ndabyuka nikorera ibasingenda bigabo by'ibicucu mwami usohoka ugiye ukumva agasuzuguro kawe ukumva ugenda ugiye ntuzagaruka ahangaho njye cyane